yewe ngiye kukujyana ahantu hakuru ba mukerarugendo inshuro nyinshi cyane. Mbaza ngo niyeherera abo bantu mujyanye. Tugira inkuru. Uguze ahantu mujyanye. Naho bita kukavuri ka Ruganda. Bakugaki? Kukavuri ka Ruganda. Umunsi kwa Ruganda nkumvise. Kuki utawumva? Uzi ko ahantu ngiye kukujyana ni International City of Tourism. Wa muvyeyi nabera mbonye umuntu ugira impuhwe urakoze gusa cyama nkava hano muri gereza nazaza kugusori wawe gose nzanye n'umudamu tukagushimira. Rega nawe ndi umuntu w'umugabo burya umugabo aguye ngo umuntu undi anagaho twatsi nubwo uri aha ngaha ariko ejo uzongera ujye mu bundi buzima. Ubusirenge byanjye byabaye umutuku yanjye abaye gucya ari uko ntari mfite umugore mwiza w'igituku w'ikizubazuba n'abana n'umwana nabyaranye n'umwana umwe ariko yarananiye yaramindanye aranuka mbimbwa mbakagaho mbigitutu. Iyo ntuzabyinubire byago bigwira abagabo nyine yeza kubimbwa nyine ubwo nawe ntabwo uri aha ngaha. Imbwa se bayifata ntibarume nyine imbwa niyite nyine. Iyo ntabwo wabikora kugira ngo uzakunde neza. Amakuru nabafashe iki? Ariko disi ufite umutima mwiza ubone ko urutwe nayangirwa mugore yanjye ngo ni Hogoza ariko ufite umutima mwiza n'ukuri kw'Imana. Sundi ni wowe ndi kureba aha ngaha ni wowe budara cyangwa n'uwundi? Ningewe ariko disi we ikibazo nuko nyine uri kwakunda nahundi gusa wari ufite umutima mwiza gusa iyo utagira kakagese. Umenye neza ko ari umugore wawe wagufungishije. Warabimenye? Yarabimenye nyine. Yego she. Wananyanze ngo ndi maraya urangije ujya gushaka umusinzi noneho hasigaye uzashaka umurozi. Wiki? Murozi? Nta mugore nashaka. Ugira ngo nimba hano sinzi abapadiri? Aha wa padiri. Shatse washyira boro hasi tukibana n'ubundi kubona kuri yagufungishije tukabyumvikana. Niba isura ya gitari mwese gose ndabona muri abazungu muri bizungereza umva oya sinakongera kuyo. Ariko manzi umusore udasanzwe kundwa n'ibizungereza bimeze gutya. Nasanzwe ntabwo nafungwa umuvyeyi ariko bari kukunyereka. Mwiriwe. Sikumbona ihindukijwe gutya. Ngo mbanze ugahita wihindukiza bite? Ariko wa muvyeyi uyu mugore wamubonye kuranzengurutse bigenze biti? Uramubonye imihanga nkorewe ni uyu mupfana cy'ubundi. Uyu nguyu ni wa mugore wanye nkubwira wa undi wamfungishije. Dore n'uyu nguyu none araje yeteta buse ndinze kwambara ibirenge ntabwo uri bukaramye mu mitungo yanjye. Cyangwa amahani nkandi watangiye zinaguze icyo zize. Ahubwo ndisirira mu nzu none rwose wari ugiye wagize neza kunsora. Mbirije umunsi. Ngufungisha se amakosa angana n'ay'imwe. Aya ni mubyihore zabikurikirana mu rubanza. Bose wa mubyeyi we ubureba narashi. Ihangane ntumu. Abundi se uyu mukobwa ndi kubona bitetse. Ni mushiki wanjye kwa mama wacu. Kuki? Mushiki wawe. Wowe kandi. Wamubwise ukuri kuri shere wanjye. Ngo ni iki cyawe? Wese ufite banga. Mfite banga ibyo ntago bikureba. Sibyo? Wese ibindi birakweba. Umva bigomba kunda. Ndavuze ngo tete. Ariko se kumurakunze ni byabyo. Mubyeyi gose. Yego ibyo mundi sinakubwiye ko bizagenda. Mubyeyi gose mbabarira gose biba bizamutse gose. Nawe wa mugore ubundi wowe bite byawe kuza guteza akavuyo hano. Ariko bituma muyobozi uyu no mugabo wanjye sibyo kuza nteza akavuyo ngiye sinibaza impamvu bagomba kuntanga kuza kumusura. Ni umugabo wawe ariko ntago ari ngombwa kugira ngo uze guteza akavano kuko hano ni mu buyobozi ikibazo uzagikurikirana cyemuke mu mahoro. Erega muyobozi uyu nguyu ni umugore wanjye gose simbihakana. Ariko niba nuriye yagize impuhwe nk'izo dore yagize doraje kundeba wenda nzaniye n'utukweto bose ntago nabizira. Okay, sawa bye. Ibitekerezo. Ngenda nyine. Birantunguye n'umutima ugira. Ntabwo nari nzi ko watinyuka kuza kunsura muri gereza. Ariko nawe budara niba ari gucangagirwa. Kubwo umeze gutya se yagira umutima mubi. Kubiya atabasha gutabara imbabare. Ubwo ko wagiye witwara neza ugafata imico y'ababyeyi bawe. Reba nk'ukuntu hagiye nkwishanisha. Uri buku munsi naguhisha mu mufuka. Papa ntakubona. Uza amafuti.
ahubwo se nibuza umuntu ntabwo wigeze mugemurira dore ikintu ngiye gukora ugiye gufata imbehe irambehe ushyiremo ibyo kurya mwigemurira muko wanyu kuko ngewe ntabwo bishoboka gira vuba reka ngiye kubikora asanga ko mamunteranye ubundi ugamukiye cyari kinzaye wambwira ibyawe bikuzanye n'undi mama basi ubwo urumva ndabikubwira uhagaze mba rero mama nawe murumuna wanjye twese mbonye impamvu zituma ko ngomba kubasigira umwana njye nkajya muri izo gahunda zanjye zihutirwa kuko niyo zirangira nzagaruka nze mufashe ubwo izo mpamvu ugiyemo iyo minsi yose ndikumva uri kuvuga ni impamvu bwoko ariko se mama nawe se umuntu afite gahunda nyinshi zihutirwa mwese n'ubutumwa bw'akazi ugiyemo ngo mbimenye mbese ubutumwa bw'akazi mva ni gahunda zizajya zimbyarira ibintu byinshi mva amafaranga mva rwose n'ibyo bintu ngiye wamujyanye saba ukamushakira umukozi kuko ubwo numva yamureba nk'uko mwamureba aho gakira gukomera ntabwo akanajyana turabigenza gutera nubwo tuzamurera none se twabigenza gute ko dukoza tunani mumbwirire dayi umugabo ntabwo ajya imbere gari gakora nayo nkuzaniye n'impamba hano urakika nawe akagira imana nasi ko ndaburi kubireba nabi rwose urabibona neza ko ari ibijumba nkuzaniye ahubwo mugabo mwiza umva akantu nayo nje kukubwira urabona kubera ko tumaze igihe turya ibijumba kandi urabizi neza ko nta kintu wansigiye ahubwo nayo nje kukubwira ngo yuko twafata umurima tukawugurisha nkajya mbona uko nkugemurira gusa ubu ngubu ntabwo wowe ukeneye kurya agafiriti ese mugabo mwiza reka ndagukunda se inkoko yakugwa nabi ko ukunda ugurisha isambu yanjye kugira ngo ukunde ujye muri inkoko uzandike ngwemo aka nakumbi ko madamu wahagana he ni gute watekereza kugurisha umurima ngo ugure ibiryo ese ko wagira ngo utekereza mu birenge